Mike Runiga ababisha. Amakuru Mike. Makuru ni meza, makuru yanyu. Ni meza, abari kuri YouTube muramubona. Mike Runiga ababisha ni umuyobozi wa Match Generation Fan Club, niwe turi kumwe nawe kuri telefone. Mike, Regis ajya bitera mu rwenya ngo wari warahunze. Ahubwo se yaraje. Ahubwo waraje. Ari igihe kigiye kugera njya muri Tanzania. Kandi Tanzania ni cyo gihugu navukiye mu rero ni mu muryango, ntabwo rero nahunze, ahubwo nari ndi muri gahunda zanjye. Nyuma yaho nongera ngaruka mu Rwanda, ni kuko n'ejo nasubirayo cyangwa nkajya n'ahandi, nta kintu cyatuma mu gihugu cyanjye nta kimwe. Urakoze cyane. Bitunguranye rero twamenye amakuru ko Match Generation Fan Club itazitabira umwiherero uzahuza abayobozi b'amafan club ugomba kubera i Nyanza guhera uyu munsi. Kubera iki Match Generation ititeguye kwitabira umwiherero wa Rayon Sport? Yego bisanzwe bizwi ko hari ibyo mutemera, hari ibyo mutumvikana n'ubuyobozi. Ese ubundi banze tubwire byagenze bite kugira ngo iyari Match Generation ivukemo izindi nyinshi? Murakoze. Numvaga yari yarangiye ariko ubu mbashe reka mbigusubize. Impamvu Match Generation yavutsemo izindi nuko twari dufite umurongo wacu twemera kuri Rayon Sport. Ikipe yacu tuzi uburyo ibaho, tuzi uburyo itanga ibyishimo ku bantu, irimo ubwacu bya byose, buri wese amenya uburyo ikintu kimushimishamo. Rero imyumvire yacu n'uruhande rwacu hari aho bidahuje birimo umuyobozi wavuyeho Sadate Munyakazi. Rero mu buryo bwo kugira ngo acinege fan club babaye bashaka uburyo ki bagacamo abantu, bakagerageza gutwara abantu, ariko ntabwo batwaraga imyumvire n'imbaraga zacu n'ubwenge mu byo kubaka Rayon Sport. Nicyo nta nubwo rinahagarara ni umunsi rirakomeza, ariko ngira ngo wenda twe ntacyo cy'ingenzi twebwe icyo tubona ni no gushyigikira ikipe yacu na Rayon Sport. Ni umunsi n'ubwo bivuze ngo hari icyo tutemeranya n'ubuyobozi, nibyo birashoboka kuko kutemeranya n'umuntu ngira ngo si ikosa, ahubwo wenda byaba ari ikosa, ahubwo umuntu ari mu nzira nziza, ahubwo umuntu imwemeranye ari mu nzira nziza, ariko iyo ubona ikintu mu buryo bwawe kandi ukabona ari positive nawe ukabibona mu bye, icyo twe dukora twuzuza inshingano zacu nka Match Generation Fan Club. Nubwo bwose bagiye badutenya, ariko za mbaraga, ubwenge n'urukundo rwacu ndetse n'amahirwe tugira iteka ryose uruhande rwacu rurari rwiza, kuko intego zacu zari nziza. Impamvu rero nyamukuru itumye muterekeza i Nyanza kimwe n'abandi bose ni uko mutumva kimwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport uko iyobowe, ni uko mudafite umwanya, ni uko mutabona impamvu y'uyu mwiherero. Impamvu nyamukuru itumye Match Generation ititabira uyu mwiherero ni iyihe? Murakoze. Ntabwo ari kubura umwanya, ni amahitamo yacu, kubera ko tubona ko kugira ngo hari ibyagiye bibaho inyuma. Hari ubundi fan club mu bintu bituma ibaho, inshingano za mbere fan club ifite harimo gushyigikira ubuyobozi mu bitekerezo, mu bushobozi ndetse no mu bifanire. N'ibyo bintu bitatu ubundi fan club dushinzwe, cyangwa n'izindi zose nibyo zishinzwe. Icya mbere, ibitekerezo byacu. Ibitekerezo byacu kuvuga ngo gutanga ibitekerezo byacu cyangwa se n'izindi fan club, ariko twavuga nka Match Generation ntabwo ibitekerezo byacu byigeze byakirwa neza, ntabwo byakirwa neza, ndetse bikanagira n'indorerwamo bigaragaramo ko bitari byiza, kugeza n'aho turi inyeshyamba, twitwa inyeshyamba. Rero iyo utanga ibitekerezo ntibyemerwe, ariko nanone bigahinduka ko atari byiza, ubwo usigaje gutanga umusanzu wawe mu bushobozi
yes ukuvuga ngo The Fan Club ya kabiri ubwo uravuga mu gutanga umusanzu mwinshi yego rero icyo ni kimwe tunafana no ku kibuga ibikoresho n'ingoma tukabikora ariko cya mbere ibitekerezo byo twabonye ko bishobora kuba bitakirwa neza mu mwiherero rero ni ahantu abantu baganiriza yes ubushobozi bwo turabukora n'ubwo bwose badaca intege mu buryo bwose batuzeza inda imyumvire ndetse rwose impamvu imyumvire zitandukanye ari na mibi igira Rayon Sport nk'uko n'abandi bose bashyigikira Rayon Sport icyo ngicyo rero kuba kitakirwa neza kandi no mu mwiherero ari ahantu ho gutangira ibitekerezo ari ahantu ho kuganira tumvikana ko tutajya ku kintu rero tuganira ntabwo twajya mu mwiherero turi buganire cyangwa se ngo nituganira ubwo ufatwa ukundi bifatwa ukundi bifatwe nk'aho ugiye kuvanga umwiherero w'abandi ubushize ngira ngo nta n'ukwenda mwe mubimenye uno munsi ariko ntabigera bimigishije umuhuzabikorwa wa fanbase wa Rayon Sport ya Fan Club kandi tukanavuganira n'umwe mu bayobozi muri komite nawe kandi nabimubwira ariko ndegera zacu ntabwo twe twifuza kuba ikibazo kuri Rayon Sport twifuza kuba ibisubizo n'abatubonera muri aya marinete ntekereza ko bakwiye guhindura amarinete cyangwa bahindura ibirahure bakatubona mu buryo bwo kubaka bakatubona mu buryo bwo gushyigikira Rayon Sport kuko uyu munsi niba Fan Club yawe yageze ku rwego dufate nk'urugero rwo gutanga 600 tugahemba umukinnyi wo buri kwezi bakabibambura nabyo ariko twarangiza tugahemba abakinnyi b'umwaka ibyo bintu tukabikora mu buryo bukurikiranye nta gihanga ibyo tukagura ibikoresho twebwe tubigura mu Bushinwa niba ushobora kugura ibikoresho bigeze ku rwego rwa miliyoni 2 n'igice ibyo bintu rero abo bantu ntikigaragara ko ari abantu bashyigikira igihe kimwe ariko noneho wowe ukaza ikintu cyabaye cya mbere noneho cya kintu ukagisenya bayisenya babambura n'uburenganzira bwo gutanga ibihembo aducamo ibikeya avana muri iyo yitwa Dream iragenda bagira ngo turaguye ntibyakunda haza n'abandi nyuma yaho bitwara Roger Karamuro nabo baragerageza bakandiraho biranga usibye na n'ibyo baragerageza n'abo bayobozi cyangwa se natwe kubishyira ku ruhande ariko ibyo byo twarabiremereye kujya ku ruhande kuko babishaka ariko noneho imbaraga zacu zo kubaka Rayon Sport zituma ahandi dukomeza twubaka umuryango wacu dukomeza turafatanya igihe cyose umuntu akeneye ibitekerezo byawe ndabibaha ariko ibintu bituma nanone ugaragaza utanga igitekerezo mu buryo buri ndakacyumva muri te umuntu mukuru ushobora kugerageza yenda ariko mayi umuntu ashobora kubifata nk'ubugwara ashobora kuvuga ati ibyo byose hari ibyo mutemera ku nyungu z'ikipe mukunda kuba mutagiye aho ubuyobozi buri aho mugiye guhura nabo ubuyobozi muvuge muti dore yitirira Fan Club kandi ari ubwo bwa twebwe icyo twemera ni ibi ibyo tutemera ni ibi nyakubahwa perezida dore nibi mufite invitation mwemerewe kujyayo ntawe uri bubakubite mugatanga ibitekerezo byanyu muhagaze bwuma umuntu ntiyabifata nk'aho ari ubugwari mwagize kudashira amanga ngo mujye gutanga ibitekerezo byanyu aho abandi bari ntabwo ari ubugwari yenda umuntu ashobora kubibona muri angire areberamo ubugwari ariko ubundi urebye kinini twebwe twanze kugira ngo gukarasha amadokima cyangwa se tuyitonda ntabwo dushaka gutanga ibitekerezo bitari gukurikira kandi ngira ngo ni nako bimeze ntabwo rero turi bugiye kwicara mu mwiherero hanyuma ntuvuge ngo kino ntikigenda umuntu abyumve kuko kitagenda nababwiye nti kuko nyine wumva ko dufate urugero ushatse nko umunsi ukabwira ati ariko Rayon Sport ntabwo iri kipe imeze neza dufate urugero urabona ikipe umunsi ntabwo imeze neza kandi niko imeze hari abantu mutari kubyemeranyeho kuri icyo si ikibazo kuko nzi ko buri muntu ushobora kubibona bushake cyangwa se akaba adafite ubushobozi bwo kwibona ko ikipe itameze neza bakabibona ko ikipe imeze neza rero iyo utagenda niba ushaka kugira ngo cya kintu kigende neza ugatanga igitekerezo cyawe inshingano za mbere uba wazikoze ariko nakubwiye ngo noneho igeze gutanga igitekerezo
niyo mpamvu ibitekerezo byo twarabitanze inshuro nyinshi kandi ntabwo ibitekerezo byacu bijya ku ruhande ni ibishaka gusa ko Rayon Sport ingana neza ahubwo iyo byanze muri ubwo buryo bw'ibitekerezo tugakomeza tugatanga umusanzu tugakomeza tugakora ubufana bwacu tukagira ngo icyo nicyo cya mbere naho ubundi umwiherero turayizi mu nama zose tumaze kujyamo nta kintu kimwe cyahinduka rero kongera nanone ahubwo ikigaragara ahubwo ni ugutoza umurongo wagira ngo urabyumva kimwe na Regis ko ari ingando ni ingando zimeze nka za zindi z'ingoma ni ingando ntitonke bisa nkaho arimo gukumvisha ikintu uwo mu buryo butabyumva cyangwa se gukumvisha ikintu mu buryo yenda bumeze nk'imbaraga atarimo kugira ngo ntabaho kuganira reka mbaye nk'urugero ikibazo cy'ibyacu ifite ni ikibazo kimwe ni abantu ni ubumwe bwabo ni ukuvuga ngo Rayon Sport uyu munsi ifite ikintu navuga ikintu kitarimo ubumwe b'abantu bayo nyine tumeze nk'umuryango nyine utagira abakuru cyangwa se tumeze nk'umuryango udashobora kwishyira ngo ushakire ikibazo mu bumwe bwabo urumva rero icyo kintu ko ari ikibazo gikomeye uvuga ngo njyewe ibyanjye nshobora kubikora ariko hari n'undi ubwatsi sinabikorera ibitekerezo rero biba bikenewe ni ibitekerezo by'abariya abantu uyu munsi twari dukeneye ikintu gifata umwanzuro ntabwo twari dukeneye kujya muri kampani ni ukureba ngo uyu munsi season irarangiye byagenze bite byapfiriye umuyobozi kuko ni twebwe asambure generale ni twebwe asambure generale byagenze bite sibyo noneho kugira ngo turebe uko aho byapfiriye ntakosore niba kuko bishoboka sibyo niba hari ibyakongerwa ngo byongerwe ibyo nibyo twari dukeneye sibyo ariko se tugiye mu mwiherero wo kugira ngo kwishimira ikibanza tugiye mu mwiherero utegura kuko turi gutegura ikintu tuvuga ngo turi gutegura ibintu bidahari sezitaha mugiye gutegura sezitaha n'ibyo ubushize tutarizi kandi ariho bitangarizwa ikibazo cyabaye ntabwo tuzi uko byagenze icyo ni imyanzuro ifatwa na asambure generale naho umwiherero ni ibiganiro ntekereza ko nta mwanzuro urimo ntugiye kuganira kuko tuzakora asambure generale oya icyo kiganiro ntikinarimo iyo ngingo y'amatora ya asambure generale irakumiriwe nta muntu amakuru afite niwe wayaduhaye ko iyo ngingo yaba iy'amatora n'inteko rusange uwabizanamo araba afashwe nk'uvanga ashobora no guhita atekera ubwishoye kandi ubundi bagiye twagakwiye kubanza kwicara tukavuga ngo ikipe yacu byagenze gute tumaze kubona aho byapfiriye noneho dukora iki season yacu uyu munsi yararangiye tuvuga ngo ikintu gikurikiyeho ni icyo gutegura ikipe y'umwaka utaha shampiyona ishobora gutangira mu kwa munani tugereranyije asambure generale yacu iri mu kwezi kwa cumi ni ukuvuga ngo redi ntabwo turamenya dufite amezi abiri yo kubaka ibyo bintu twagakwiye ko twishatse kugira ngo twubake ibyo bintu nyine tubanze dushake amakosa yabaye aveho tumara kuyakosora noneho twubake none ya kipe nshyashya noneho nitumara kubaka ya kipe nshyashya noneho twiyinganga tuvuga ati noneho uyu mwaka ko dukeneye turi mu hahandi nyine hahandi yafata ibyemezo atari kwicara abantu bagasangira abandi bagataha cyangwa bakaryama ahubwo noneho ukeneye noneho umwanya wo gufata none imyanzuro batoke noneho uyu munsi twabonye amakosa twayamaze kuyakosora noneho dukeneye kubaka ikipe imeze iki kuko niyo kipe turi kureba nitumara kuyubaka noneho ba bantu bahita tuvuga noneho tugiye noneho dufata ikintu noneho dufata ingamba noneho noneho tugiye gukora ABCD sibyo hanyuma nitumara gukora ibyo bintu sibyo ya kipe izaba igiyeho noneho tugiye mu mihigo noneho zo ngo tugiye gushakisha sibyo none se nk'umuyobozi wa fanta buri munsi ugiye muri uwo mwiherero sibyo sibyo azagenda nk'umunyamuryango w'umuryango wa Rayon Sport sibyo uwo
Eme afite ikibazo hano yifuza kubaza. Mike uraho neza? Yewe nandi kumva cyane cyane byo kugarukaho ariko by'umwihariko ndavuga ni nakubaza ibibazo nka bibiri. Ngende kuri information numvise kubirebana n'imirongo migari cyangwa se biraza ko biganirwaho cyane kuri muri uwo mwiherero hariho gupresent umwaka w'imikino ko wagenze cyane ko abitabira umwiherero benshi n'abagize iyo assembly generale kwanza nibo bayigize cyane ko n'abayobozi b'ama fan clubs hanyuma bamara kupresent ko umwaka wagenze bakaboneraho no gutanga ibitekerezo by'uko umwaka utaha wagenda. Ngende kubyo numva utangaza bisa nkaho wa predictinze cyangwa se wamaze nko ku reba kure ukabona wenda icyaba nk'umwanzuro sinzi impamvu wenda benshi donc gupredictinga donc ni nko kuvuga ngo ndabona bizagenda gutyo n'ubundi igitekerezo dushobora gutanga ntabwo kibuze kuza kumvikana ni by experience donc byarabaye n'ubundi n'ikindi gihe ibitekerezo ntibyakwakirwa cyangwa yabivuze nicyo nashaka kubaza cyane kubireba no kuvuga ngo biba n'umwihariko no bukatwe nk'ama generation ibyo twagiye tuganira niba nabikore kandi bigakorerwa n'abahatwe ibyo ni ishi isanzwe iri ku ruhande byose ntabwo ariko icyo navuga ni impamvu ntabwo ari prediction nakoze ariko ahubwo ndabizi neza ko ibitekerezo birimo en fait c'est prediction ahubwo ni confirmation confirmation niyo ngiyo donc ibizagerezwa hariya ni turi hano muri studio nanjye nkaba ndabonye uravuze ngo hariya bagiye kuganira donc gukorerwa presentation ku mwaka w'imikino wagenze nakubwiye ngo ibyo bintu uravuga ngo n'abariyo ni abanyamuryango bari muri assemblée n'abanyamuryango nibo ba assemblée générale yenda ashobora kuzamo n'abatari assemblée générale ariko tugiye koresha assemblée générale ibyo bintu rero nibyo byari bikwiye kwihutirwa mbere y'umwiherero ni ukuvuga ngo assemblée générale igomba kubanza ikereka abanyamuryango ngo sezirasi yagenze gutya none se bari kubiganiraho gusa ibintu batari bufate umwanzuro bigendere hanyuma azagaruke mu kwa 10 ibintu byose byarangije gupfa ariko ashobora kuvuga ngo assemblée générale mu kwezi kwa 10 kandi ukwezi kwa 10 umwaka w'imikino uzaba waratangiye bagakora wenda igisa nayo nubwo etari assemblée générale kugira ngo ibyo bikorwemo nabitwarire hamwe ngiye ku myumvire yanjye ndetse no ku bitekerezo byanjye mbona nshobora kuba nanahuriraho na benshi bavuga bati ese ibi bitekerezo ahubwo si byari bikenewe muri assemblée générale kugira ngo bitange iyo challenge kandi twebwe nakubwiye ngo ntabwo navuga ngo ikintu cyari gitewe none assemblée générale igana n'abanyamuryango sibyo assemblée générale ishobora kuva mu kwa 10 ikajya mu kwa 8 ikajya mu kwa 3 n'ejo yagiye sibyo bitari gusa bikurikije amategeko nimba assemblée générale ishobora gutumizwa si mu gihe uvuga ngo assemblée générale izaba mu kwa 10 ubwabyo nabyo ni ikibazo ibintu bijya inyuma tuvuga ngo rero siporo ni ikipe ndetse n'ubwo twita ngo ni association ariko association ngo ni Rayon Sport nyine assemblée générale iza guta inyuma y'igikorwa cy'igikorwa kigomba gutegurwa mbere ariko assemblée générale donc tuzafata imyanzuro y'igikorwa cyaramaze kugira gute cyarabayeho mu buryo bwari bwo bwose butari bwiza twebwe abanyamuryango tutagizemo uruhare yego ndi kubyumva ariko bisa nkaho wowe donc ari nko kuninga approach kuko bo bashobora kuvuga bati assemblée générale zaza mu kwezi kwa 10 ariko nimba zaza mu kwezi kwa 10 bisa nkaho ari impitagiye mu gutegura saison reka dutegure umwiherero byibuze dukoreremo icyari kuzakorwa mu kwitegura saison muri assemblée générale gikorerwe mu mwiherero wenda kwa buri kuninga approach ariko urumva bisa nko gukemura iki kibazo cya assemblée mu kwezi kwa 10 none si approach kuki batawuzanya umwiherero muze hafi kuko iki option ni ebyiri urumva hari option yo kwimura assemblée cyangwa gutekereza iyo option ariko donc uwo mwiherero ariko urumva kuri side yawe ndetse wenda n'abandi benshi bashobora kuba mwabihurizaho bashobora bati wenda assemblée hakaba nandi bati assemblée guma hiri kugira ngo abantu barangize manda yabo wenda niba atari n'abazagaruka
bizakomerezeho hanyuma ariko hanashakwe solution y'icyakagombye kuva muri assemblée gitegura shampiyona gikorwa mu herero. habaho assemblée z'ubwoko bubiri sibyo Yego. isanzwe Nidasanzwe yego. impamvu twebwe icyo tureba by'amatora n'ibiki tubyihoreye sibyo ibyo tubyihoreye n'abarangiza manda yabo bazayirangiza sibyo ahubwo turi kureba kuri Rayon Sports sibyo hakenewe kuba habaho na assemblée idasanzwe ariko itegura ya Rayon Sports nyine mubwira sibyo ntabwo tukaringa kuri manda. Donc ikibazo ni inyito y'igikorwa kiri buze kuba ni ukuvuga ngo ahubwo ikibazo si inyito gusa ahubwo no gukora ibifite umumaro mbere y'ibindi. Hakenewe assemblée générale ifata imyanzuro sibyo ku ikipe igomba gutegurwa kuko abantu manda yabo izarangira ikipe yarayeze gute sezera amaze gutangira. niyo mpamvu mubwira ngo niba iri mu mwiherero ntabwo biri mu mwiherero nta mwanzuro ushobora gufata ko ntabwo ari assemblée générale. Ariko batanga inama zikamara iki inama zikagenderwa zigakurikizwa wenda nubwo numva usa nk'udafite icyizere cy'uko hakurikizwa inama zo muri uwo mwiherero. reka mubaze ikibazo kimwe uyu munsi bavuga ko komite ituzuye twemeze oya ntindi ko bavuga niko birahubwo nagira ngo nyine nanjye nkoresha amakuru y'abamotari urumva niba komite ituzuye dukwiye gufata umwanya sibyo wo kugira ngo twicare nk'asambure ko tuzafata umwanzuro tugashaka abunganira umuyobozi kuko leta itema kubaka ikipe ntabwo rero none se umwiherero uri bwicare uvuga ngo tudishyireho kanaka muzafasha komite muri ibyo ariko ni ibitekerezo bishobora gutangirwamo bakavuga bati twebwe nk'uko tubona wowe perezida retired captain Uwayezu Jean Fidèle wenda n'umunyamabanga wawe n'abandi wenda ba dafu bidahagije ko mukomeza kuraninga ikipe Rayon Sports twebwe turabagira inama yo kwera waba ushyize nk'aba vice perezida by'agateganyo n'urugero bikaba ari ibitekerezo byatangirwa aho ngaho ida bakaba bafata umwanzuro. That's why nkubwira ngo n'izo challenge zose zaba nziza ariko abantu bahibereye neza. ni ukuvuga ngo mugiye mu mwiherero mugiye kugira inama perezida ati urabona kubera ko hari ikibazo wakora bino bintu wakwishyiraho abantu kanaka none se kuki bijya bijya mu biganiro none bijya mu bintu bifata umwanzuro assemblée générale idasanzwe ize arize kubaka igihugu kuko n'ubundi assemblée générale ni aba bantu bazagarukamo nta wundi mushyashya uzavuka izarangira nyuma n'ubwo assemblée générale izajya kuba cyangwa na manda yabo irangire ariko ikipe idahari cyangwa se ikipe yarabuzwe mu buryo butari muri make Mike ko mbyumvise mwebwe impungenge mufite nuko muravuga muti Rayon Sports ubundi niyo igomba kuza imbere ya za formalite zose n'ibindi n'inyito n'iki ati rero no kuvuga no ntakuvugiye ko inteko rusange yaza shampiyona yatangiye leta rukrise cyangwa se yarabikoze nkuko n'ubundi babikoze ubushize bikanga yabimaze iki bituri kuvuga iyo nta kimaze kuko nibyo kubwira urumva nabo urumva ko nanone ibintu bari gukora bari gushaka gukora ikintu urumva n'ubundi nk'uko ibintu bikoze byo batenda afite n'amakuru aravuga ati mushobora kugenda mukagira inama perezida agashyiraho komisiyo y'abantu bashobora kumufasha kuko wenda hari abantu badahari batuzuye ariko none se nimba kuko turi kubaka ikintu sinzi abantu babyumva kuko njyewe nta nubwo ndi cyane ku byo kurangiza ku manda no kutayirangiza rwose bazayirangiza nta kibazo ntabwo tunashaka buri myaka 10 ariko ni buri kipe ihari ikora nashaka rwose ntacyo bazanayobereza 20 nta kibazo ariko ni kuvuga none iki kintu turimo none ahangaha none ni Rayon Sports y'umupira w'amaguru sibyo y'umupira w'amaguru ikintu cyitegura na assemblée générale sibyo ko nishyiraho abantu bagomba kugira inshingano kuko bagomba kugira ngo bafashe ya komite cyangwa se niyo komite ituzuye kuko ntekereza ko ubundi umwiherero ufite competence se zo gusimbura inshingano z'inteko rusange isanzwe cyangwa idasanzwe ntabwo niyo mpamvu uriya mwiherero atari umwiherero ngo ubundi uriya mwiherero nta kamaro ufite ku muryango ahubwo wenda mwebwe ndashobora kubenda bamugani bagiye muri kansaringe nabyemera ukajya kuganira n'ibindi n'ibyo mwavuze by'ibitekerezo ati twakugira inama ko washyiraho kanaka ibyo bashobora kubikora muri uwo mwiherero ariko ntabwo ari ibyo kuko assemblée générale ni urwego rwa mbere rukomeye rukuru rufatira imyanzuro umuryango ntabwo ufata umuryango nka Rayon Sports ibyo bitari nabyo umuryango nka Rayon Sports ikipe ingana gutya hanyuma bishingire mu kubwira perezida rero kameme nakamubwira ariko
kumenya kuko ibintu bya fan club ndabibayemo cyane hari urwego fan club zubatswemo kugira ngo zifashe Rayon Sport ariko hari n'urundi rwego tutari twageraho nka fan club mu gufasha ikipe ya Rayon Sport ntabwo bimagije gusa kuba nka Mike njyewe numva ko nishimiye kuba nicaye hariya ngo njye numve ko hari imyanzuro imwe n'imwe muri make rwo Fan Club yagira umumaro ariko ntabwo ari yo yaba amakirira aka kanya mu buzima bwa Rayon ntabwo urwego turabigeraho n'ijyanye ntabwo turabigeraho urwego ahubwo nuko abantu bamwe baduciye ruhinganyuma bakabigira iturufu ndetse bakanabigeraho mu kunadusenya ariko ubundi umuryango wacu nka Rayon Sport ugira ibyiciro ugira abakuru ugira abato n'imiryango yose urwego rwacu urwego reka mubwire njye Fan Club nzijyamo ntangira kuba dutangira kuzubaka bemeze militaire byari biri mu kavuyo biri muri banki ariko bigeze muri 2018 dufata umurongo noneho turagateka dukora umurongo dukora fanti dutangira kuri miliyoni ebyiri tuzagambukira kuri miliyoni 6 urumva ikintu kimaze imyaka 3 uyu munsi noneho ugiye kugifata noneho ngo nicyo kigiye kurebera umuryango umaze imyaka 60 uricyo gisimbuye inteko rusange urebye noneho njye ntabwo ari byo ibyo nababwira ngo ibyo bintu byo bari kuvuga ngo muzagenda hajya kugira inama sometimes umuntu wibera igatibo sibyo no kugira ngo anumve radiyo cyangwa se anamenye amakuru ya buri munsi cyangwa se no ku rubuga azabona internet yakisekinge no ku ijambo perezida yavuze cyangwa se inama batanze bagenzi be kiba ari ikibazo rero ugiye kumutura ikintu cy'imbere umugiye kumufatisha umwanzuro urumva agiye kugira inama perezida wa Rayon Sport ngo mushyiraho kanaka abantu bakwiye kumenya gutwara ikipe nini umva twagushimira kuko uravuze uti n'ubundi nzaba mpibereye ibyo bizaba byavuyemo ati muzambwire nzaba ndiho ukadutegereze wa mugani ni iminsi 2-3 tuzabona ariko rero yarakarusha gusorezaho abantu babyumve neza kuri icyo kijyanye n'umwiherero twebwe nk'ama generation turabariyo dukunda Rayon Sport twiteguye gutanga imbaraga zacu mu bitekerezo mu bushobozi mu mifanire n'ikindi icyo ari cyo cyose cyakubaka Rayon Sport n'igihugu cyacu muri rusange ntabwo turi inyeshyamba abantu bakwiye kutwubahira ibitekerezo byacu bitaba n'ibyo turabyemera